nongeye kubasuhuza abakunzi ba Pi Network, abamayininza Pi, nsuhuza abapiyoniya mwese mumaze igihe mumayininga Pi. Ni igikorwa cyiza navuga ko ni ubutwari kuba mwarafashe umwanzuro mukaba mwakwinjira muri uyu mushinga. No kuvuga ngo rero murabizi ko byatangiye ari kumayininga, bamwe babipinga, bamwe bavuga ati ibi ni biki, ariko hari kimwe mu byo twamenye neza nuko mainnet yaregereje kandi mainnet yaratangiye. Bisobanuye ko rero kuba waramayininze ugafata umwanya wawe ukamara igihe umayininga, ni igihe nyacyo rero cyo kuba wakwishimira ibyo wagezeho cyangwa se umwanya watakaje n'imbaraga wataye akatari iz'ubusa. Rero no munsi tugiye kuganira kuri bimwe mu bintu by'ingenzi kuri mainnet cyangwa se bimwe mu byo wamenya mu gihe cya mainnet. Ni ukuvuga ngo rero iyo turi mu gihe cya mainnet ni ukuvuga ngo ni cya gihe tuba turi mu ma KYC, ni cya gihe tuba turi mu gukora migration, turindiriye icyo bita open mainnet, ngo turindiriye final listing cyangwa se TGE, token generation event. Ni ukuvuga ngo igihe noneho batangaza ati izi coin tuzatanga location izi nizi, tuzatanga navuga ko tuzatanga coin izi nizi, tutu supply. Iyo mvuze tutu supply ni ukuvuga ngo ni umubare wa coin bazajyana ku isoko kuri ano ma exchange n'ibiki byose. Rero navuga ko muri uyu mushinga rero icyo bari gutekereza ku bintu bijyanye n'ama KYC n'ibintu bijyanye na grace period. Murazi ko hari abantu bari muri grace period. Ubwo rero turacyari mu bintu byo kugira ngo dusubmitting ama KYC yacu kugira ngo umushinga ubashe kuzura. Abantu ba pioneer bose barabashije kuba bari fulfilled, bari bujuje ibisabwa. Ubwo rero mu bijyanye na KYC hari abantu bazibona ariko bakajya muri byo bita bakabashyira muri tentative. Impamvu bagushyira muri tentative rero nuko uba warakoze ibi ngibi. Ushobora kuba warahinduye amatelefone, ukaba warinjiriye muri telefone imwe ejo ukongera n'indi gutyo, bakabona ko uri guhindura icyo bita IP address. Ni ngo address iranga telefone yawe, ukaba bari kubona uri guhindura location n'ibiki byose, telefone uri kuzindagura. Ibyo rero ni mu rwego rw'umutekano, niyo mpamvu bagashyira muri tentative. Ikindi ni ngo ni ku bantu batanga imyirondoro ugasanga nihuye, abo nabo babashyira muri tentative. Ubwo rero navuga ko ikindi ni ku bantu bakiri muri grace period nk'uko nayimvuzeho. Ubwo rero batanze amatariki, bari bavuze ko mu kwa 11 byibura bagomba kuba barangije phase 1. Iyo tuvuze phase 1 hazamo KYC. Abantu muri grace period mutarabona KYC, mutarakora n'ibindi, ubwo rero muri phase 1 mugomba gukora KYC. Ni mu kwa 11, turi mu kwa 11, mu kwa 12 mu matariki ya nyuma hera nibwo muzaba mwagombye no kuba mwakoze migration za coin zanyu, muzivana muri dashboard muzishyira muri wallet mwakiritinze. Mbibutse ko wallet mugomba kuzajya mucunga neza ko mwabitse private key. Nuvuga ngo private key ni private nyine, ni imfunguzo prive zawe zigomba kukwemerera kwinjira muri wallet yawe. Ugomba kuzibika, nta muntu ugomba kuzereka, ugomba kuzibika kandi ukazireba neza ko wazanditse neza. Ubwo rero kuri grace period nemaze kuvuga mugomba muri phase 1 gukora icyo bita twakwita nka KYC, then phase 2 mugakora icyo nakwita kari migration, muvana coin zanyu muzivana muri dashboard muzishyira muri wallet. Ubwo rero grace period muri mainnet nayo bari babivuze ko bagomba kugira kuba barangije gukora ibyo ngibyo. Rero ikindi navuga, iyo turi muri mainnet hari ibyo bita pre-market. Hari amasoko, ano ma exchange afata ya coin muri mininga akaba yashyira igiciro runaka ageranyije. Nuvuga ngo igiciro kijyaho bitewe n'uburyo babona umushinga ukomeze. Mu masoko twabonye ko amasoko namwe ari ku listinga cyangwa se ari gucuruza Pi ku madolari byibura 50 kuzamura. Bisobanuye ko Pi ifite agaciro, abantu muri kuzigurisha uko mwiboneye ku gihumbi, imwe ku gihumbi, ngo nuko ushomye ukizigurisha imwe ku gihumbi. Niba open market, amasoko ari kuri pre-market ari gufata akavuga ati twebwe Pi turayigurisha ku madolari 50
cyangwa se uyigura igura ku madolari 50, ni gute wowe wifata ukigurisha payi ku 1000 cy'amanyarwanda? Mubitekerezo neza. Ubwo rero nibyo nigeze ngo mbabwire kuri Mainnet. Umuntu ushaka kumenya ibindi bitandukanye, kora subscribe guys, kora subscribe. Ndabagezaho video nyinshi za payi zigenda zibasobanurira ibintu byinshi bitandukanye bya GCV n'ibindi. Ubwo rero mukomeze mugubwe neza. Ndashimiye buri umwe wese wakoze subscribe, nshimira buri umwe wese ugiye gukora subscribe aka kanya. Mwibuke gusharinga abandi video, mukomeze mugubwe neza. Imana ibarinde.